nimba mu badukurikira harimo abantu bakunda Burundi n'abarundi bose nabagira inama yo gusenga batisengesheje reka hari ubwo byari byanzanye ibyo ngibyo reka tubiretse ariko basenge kuko nanjye mfite nk'iminsi nk'icumi yo gusengera Burundi i Burundi basenga impinduka zabo zitazaza ari mbi kurenza 2015 reka nkoresheje imvugo ikoze gutyo hazaba impinduka zo mu mahoro kuko n'ubundi abaturage twebwe ntago ibyo bintu tuba tubirimo ku rundi ruhande impamvu nakubwiye ngo sinshaka kubyinjiramo hari abantu b'abarundi n'ubundi basanganwe ubwo butumwa cyangwa se iyo message imaze imyaka ihanuwe tubabizi neza yuko hari impinduka zigomba kuzaboneka kugira ngo ibintu biterere kugira ngo ibintu biterere hari agashururu kazacamo so rero kuba basanzwe bafite ayo makuru nta mpamvu yo kugira ngo ngiye mutabazi mbijyemo kuko nabo ubwabo nabonye mu nzozi zanjye ko bamaranye imyaka ubwo buhanuzi impinduka ko kuzaza gutaha bari hanze bameze nk'abatemerewe kwinjira mu gihugu bazagitahamo ariko basenga ntazabe batazataha basanga abantu babo barashize bise habazaba impinduka zitamara abantu mu ijambo rimwe ryoroshye abantu ntibaza kuvuga bati EAC yabigeramiwe EAC bundi yase EAC nyine ne yase ariko se bundi muri Afrika horoshye ni ubuyobozi bwiza ntago ari ubuyobozi busenga n'urundi bagize umuyobozi usenga unabwiriza ubuyobozi bwiza si ubuyobozi buhoza hareruya mu kanwa ubuyobozi bwiza no kuba afite ubwenge akomora ku Mana bubanza bugastabiliza politique interne bukayigira robiste kabisa Kenya yo burya ntago igera ku rwego bagira abarobere uretse wenda za political assassination zigiye kuzaza nkuko nubundi ntago Burundi buzagumamo insecurity forever nkuko nari muri Kenya nakubwiraga ubuyobozi buzaza bushyashya ubwo bizagenda neza kandi n'abarundi nabo uko byamera kose ntago bazaguma kuriya forever ntago ariko bizaguma kuriya hari igihe kizagera nkuko Imana yabibabwiye Uburundi buzatekana Uburundi buzabona ubuyobozi bushyira ibintu ku murongo icyo batagomba guhagarika no gusenga bagomba gusenga pe bagomba gusenga nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Yes reka nanjye ngusuza dukurikiye ku ISEZERANO TV nibyacu bikomeye cyane kubugarutse ku bana tumwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel twicaye kuri marketing and design hano Kimironko na hantu heza cyane ushobora gukora ibirori byawe na hantu rwose nagushimira hari ihema rinini cyane rishobora kwakira abantu basaga 800 hari ubustani bwiza ushobora kuhafatira amafoto na hantu rwose heza habereye ibirori ushaka ibindi bisobanuro hamagara izo nimero ureba kuri screen yawe kuri kamera kandi ntago nigenyine ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi nishimiye kujya kubana nawe murakoze nanjye nishimiye kubana nawe kandi nishimiye kubana badukurikira yego nimba mu badukurikira harimo abantu bakunda Burundi n'abarundi bose nabagira inama yo gusenga batisengesheje reka hari ubwo byari byanzanye ibyo ngibyo reka tubiretse ariko basenge kuko nanjye mfite nk'iminsi nk'icumi yo gusengera Burundi Uburundi n'u Rwanda ni ibihugu ntajya nizera reka mvuge muri ubwo buryo ubwo ni gufata inzozi nagize nkazihinduramo imiganirire donc ku buryo ngenda mpisha ibyo nabonye mu mvugo zanjye mu buryo bumwe n'ubundi
yego ntago nshaka kujya kuri iyo tele kwa Burundi ni bihugu ntajya nizera yuko byabamo impinduka adapfuye abantu. Muri Syria impinduka zaraje just abaturage nyine uretse gushiftinga ko abayoboraga ariko bikarangira ubona ko abaturage bo nta kibazo bagize bagiye kureba nyine ubuyobozi bushyicyo bwazaniye. Uzajya ureba hariya muri za nuza zariya za hano muri Burkina Faso ntago higeze habamo ibintu by'ibibazo. So ariko i Burundi basenga impinduka zabo zitazaza ari mbi kurenza 2015 reka nkoresheje imvugo ikoze gutyo. Hazaba impinduka zo mu mahoro kuko nubundi abaturage twebwe ntago ibyo bintu tuba tubirimo. Nubundi wayoboraga batari nyoko cyangwa so wanyu nubundi ugiye kuyobora ubukurikiyeho ntago abari nyoko cya so wanyu. Icyama cyariho nubundi hari igihe kiba kitakiraga kuri konte yawe ari ukwihigira. Nubundi kiba kigiye kuza ntago kiba kigiye kugira gute. Byaba byiza rero abaturage babaye amahoro. Ku rundi ruhande impamvu nakubwiye ngo sinshaka kubyinjiramo hari abantu b'abarundi nubundi basanganwe ubwo butumwa cyangwa iyo message imaze imyaka ihanuwe. Tubabizi neza yuko hari impinduka zigomba kuzaboneka kugira ngo ibintu biterere. Kugira ngo ibintu biterere hari Agashyururu kazacamo. So rero kuba basanzwe bafite ayo makuru nta mpamvu yo kugira ngo ngiye mutabazi mbigemo kuko nabo ubwabo nabonye mu nzozi zanjye ko bamaranye imyaka ubwo buhanuzi bamaranye imyaka rwose itari mikeya, itari no munsi y'imyaka 10. So bazi neza uko ibyo bintu bizabaho kandi bizabazanira umugisha. Rero ndasenga iminsi yanjye 10 nyirangiza ubwo nabo nyine umupfu ni ufata hanuka nabo ubwo bakiremo akabaraga mu buryo bwabo basenge cyane ko ntekereza ko batari bumbarane nabo gukomeza gusenga kuko bo birabasaba gusenga bagakomeza bagasenga. Byane biba ngo ndakora iminsi 3 oya basenge bongere basenge bashyire ibicaniro basenge basenge kuko impinduka ko kuzaza gutaha bari hanze bameze nk'abatemerewe kwinjira mu gihugu bazagitahamo ariko basenge ntazabe batazataha basanga abantu babo barashize bise habazaba impinduka zitamara abantu mu ijambo rimwe ryoroshye basenge impinduka zizabe ari zizabe nziza ku baturage mu buryo bwo kuba ubwabo ubuzima bwabo n'ibintu byabo byazagira ibibazo kuko Imana irashoboye. Iyo dusenga Imana irashoboye. Imana mu mana bwayo yafashe Roman Empire irayishwanyuza nta kintu cyayinanira. Nubwo rimwe na rimwe abantu bakunda kugira akantu ka arrogance cyane cyane uryo bibona iyo bayoboye ibihugu. Yego. Kabona nyine ari kubereka confidence ko bitashoboka. Nyine ko bidashoboka. Ibikise bidashoboka ko ANC ya Nelson Mandela yatakaje majority yajyaga igira. Kubisiga yiyambaza utundi dushaka kugira ngo iyobore. Nibiki bidashoboka se ko yanatsindwa amatora ikagira umudepite umwe cyangwa babiri. Hari ukuntu abantu bicara ntibareba amateka y'imyaka 1000 ishize bo bakareba gusa twaka dutatu bijya bibaho. Nta kintu rero kidashobokera Imana. Wenda uvuga we ashobora kubwira ko rwose nta cyashoboka ariko wowe uzi Imana ugasenga kuko uzi ko yabishobora. Ntago ari ibindi buvuge cyangwa se nda iyo misi 10 ninyirangiza nzaba mfite ibindi cyambyigumanire. Hari ubundi hari ibintu banashaka kwinjiramo kubera iki nsanzwe mfite abanzi bampagije sinshaka kongeraho abandi. Ntago nshaka kongeraho abi Burundi. Barundi n'abana beza burya buriya kuri izi mbuga wagira umugisha ku Barundi n'abarundi kazi ubura umunyamugisha. Rero nta mpamvu yo kugira ngo ushiduke n'abanzi bajemo kuko buri gitangiye kubwira abantu impinduka abatazishaka bahita babanze. Ubwo rero abo mfite barampagije reka nge nzasenge ahubwo namwe mbabwire ngo maze rero nge sinzarenza 10 mfite byinshi byo gusengera ahubwo mwebwe kuko bibareba
muri ba nyir'umupfu muzafatanuka cyane mukomerezeho maze kuko hari umugambi w'Imana ariko ushobora kuza mu buryo bubiri butandukanye bitewe nuko mwasenze. Yego. Ndumva aricyo nababwira ubundi nkabwira abarundi ndabakunda cyane. Mwami Imana akomeze kubishimira aho muri hose hirya no hino. Se apotre abarundi niba bimeze gutyo ejo bundi nabwo araje uduhanurira utubwira ibyo muri Kenya. Muri Kenya abantu ntibaza kuvuga bati EAC yabigeramiwe. Oya EAC bundi EAC. EAC nyine ne EAC ariko se bundi muri Afrika horoshye ni. Bundi se tutanavuze muri Afrika uretse ibihugu by'abazungu basecurinze ibintu byabo. Middle East bo barorohewe. Muri Syria se buriya barasetse. Lebanon se buriya barasetse. Nango hari ukuntu Afrika nayo buriya imeze nko muri Middle East ntago babyoroshye. Ni realite tubayemo wenda bizahinduka mu myaka magana iri imbere. Ariko ntago tugomba kubyakira tukabana nabyo. Gusa EAC byo ihora nyine muri ibyo bintu bimeze impinduka kurwanira ubutegetsi ibintu biri aho ngaho ntitujya tuburana nabyo muri EAC. Noneho twe tunigira none intambara hagati y'ibihugu. Haguze ko muri Afrika atakibamo intambara hagati y'ibihugu normally uretse muri EAC. Nabwo se muri EAC ahubwo ni gwango ni ibihugu byinshi byari hafi ya Kongo hano. Niho hakiba ikintu cyo kwikanga igihugu cya Rwanda n'ikindi. Sintekereza ko Tunisia na Egypt bajya batekereza ngo umunsi umwe ngo ibihugu byibiri bya Rwanda. Nabyo nibyo muri Afrika ariko Mozambique na South Africa ntago biri hafi aho. Ambaza ziri mu bihugu mimbe. Muri East Africa rwose wese abacunga mugenzi avuga ati ariko ubundi mfite intwaro za mu byatura kuko sinzi igihe byabyuka. Tugomba gukora ku ntwaro nto nini. Ariko nta kundi byamera. Nyine harimo Kongo. Umuzungu nawe ntago abatworoheye nyine bashaka kugira ngo abone kuri iyo mitungo. Nabanyiri igihugu nyine ntago ubwabo babashe gukora ibintu byabo ku murongo. So East Africa byo tugomba kujya dusenga biruseho ndekavuge gutyo kugira ngo Imana y'ubwayo iturindire muri ibyo bintu bimeze. Ariko urabona nk'urugero umumotari ashobora kuba imyaka 20 atwara moto kandi atarakora accident. Yego. Hakazaba undi muntu uzava mu rugo akurira moto agakora accident itapfa nta n'ibindi byinshi. Kandi undi wahora mu muhanda natwe East Africa tumeze nk'abamotari bahora mu muhanda n'amamodoka n'amakamyo n'amahoho byose. Ariko Imana twasenze ibasha guca mu bayobozi bikajya bigaragara nk'ibigiye gucika biri guca amarenga ariko kongera bigatuza. Kongera bigatuza. Buri gihugu kwacyo gishobora kugira abanyamasengesho basenga kugira ngo ivi na politique interne ibe sava. Kuko ibibazo bijya kuvuka byahereye kuri politique interne mbere y'ibindi byose. Politique interne ya failinga ikaffectinga la géopolitique et la géostratégie de la région. Yego. Donc wa muzungu agahita zakabatoke mu Burundi bafite iki kibazo, mu Rwanda hari iki ngiki, hari muri Kongo hari iki ngiki, ngiye guhita mba none agahita akoramo cocktail yikimubyarira umusaruro ashaka kubona. Ariko dushobora gusenga, dushobora gusenga kandi nge nizera mu mbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga ni imbaraga zo kugira ubuyobozi bwiza buturutse mu gusenga bien sûr. Ubuyobozi bwiza ntago ari ubuyobozi busenga. Abarundi bagize umuyobozi usenga unabwiriza. Ubuyobozi bwiza si ubuyobozi buhoza hareruya mu kanwa. Ubuyobozi bwiza ni ukuba afite ubwenge akomora ku Mana bubanza bugastabiliza politique interne bukayigira robuste kabisa. Tanzania ntago ariko basenga cyane kuturusha ariko hari icyo bakoze. Nyerera aragiconga cange karita byibuza. Tanzania ntago bavuga ngo ejo turarwana, ngo ejo hari urahiri ku butegetsi, ngo ejo ngo hari ngaruregura intwaro. Nta nyeshyamba zirwanya Tanzania. So kandi birashoboka. Birashoboka twasenga kuko byashoboka. Donc mu bindi bihugu bya East Africa birimo icyo kibazo.
Kenya yo burya ntabwo igera ku rwego bagira abarobere uretse wenda za political assassination zigiye kuzaza nkuko nubundi umugabo w'ingabo iriya ndege yaguyemo ntago turabishyira makenga ariko byibuze bigumye muri yo angle abasirikare ku rugamba bashobora kugirana ikibazo bakarasana bakagambanira niyo ariko ibitaza kwica abaturage burya at least oya politike yo umuntu aba yagiye muri yo game akanembwa ifaranga byinshi isa n'isa mugenzi we yamuriturada yamuroga yego reka nzakubwira ntibazanakubeshye ku isi yose umunyapolitike mugenzi wa aguciye urwaho mu cyo kunywa cyawe rwose yakurangiza kandi ibyo ntago ari ikibazo ngicyo nanga ni ikica abaturage ariko kuba wakwica mugenzi we nta kibazo mwese Burundi 2015 niyo abanyapolitike 10 bariturana ngiye utekereza ko nako bigira ikibazo cyane ariko abaturage barishwe abaturage burya ibizanamo abaturage nibyo bitangira kuntera ikibazo naho umuntu politike ubizi ariko ubizi ko nyine ni risque d'imetier wagiyemo ariko bibaye mu buryo bitadestabiliza igihugu yego twanavuga ngo umunyapolitike upfuye muri utwo tugambane dutandukanye nyine apfiriye igihugu n'abanyagihugu cyangwa se ibyo wemera ibyo ntaho bitaba yego ariko iyo bitangiye kuba mu abaturage ubuyobozi bukirara mu abaturage nabo bakumva bagomba kurwanya ubuyobozi cyangwa se kuburega hagatuza ubwenge ntarabona muri reka ntabita East Africa byita East Africa ko Kenya yo iraharenga East Africa buriya irenzaho ubwenge ntarabona hagati y'ibihugu byitwa Uganda u Rwanda n'u Burundi ni ubwanga umuturage yareza agatuza kuri leta ntiyakabarura oya ho niturahagera kuva ro tutarahagera nitwiyakire nuko tubayeho uretse kuki umuturage ajya kurega agatuza kuri leta niko umuturage ari ushyiraho leta niko umuturage arusha imbaraga leta ubundi dari de yar birumvikana ariko dara realite kubera ko nibindi bibazo nyine biba bizengurutse donc espace politique interne nyine ati ntago risque wayifata risque kuvuga ngo umuturage aravuze niruke ntago ndayifata so rero niyo mpamvu muri ibyo bihugu bitatu umuntu iteka asenga abwira Imana ngo wa Mana we habayoboza ubwenge maze bahuza imbaraga ariko nibinanirana bice hagati yabo ariko bitaza mu baturage donc bibe hagati yabo kombi be hagati yabo conflict be hagati yabo ihangana rigume hagati yabo ariko bitaza kwa affectinga abaturage donc turacyafite iyo challenge kandi it's a reality twabonye urugero aho bafata umupasiteri umuntu wabwirizaga wenda yanavuga mu ndimi nawe akajya muri office nawe akabona ko donc shwa nge sinyandenganya umuntu uyobora muri Afrika ibyo yakora sinzi nanjye ngiye mu buyobozi ibyo nakora kuko reality niyo yikwempoza ibintu ntago nanone wagira hagati ngo uvuze induru wiruke ntago ari solution rimwe na rimwe kandi burya rimwe na rimwe kankubwire bisaba ubwenge bwinshi kumenya igihe cyo kumanika amaboko buriya intwari n'indwanyi nyinshi zigira ikibazo kimwe ntago zimenya igihe cyo kwiruka cyangwa se kureka kurwana babazi ko igihe cyose ni rwana rimwe na rimwe ntibamenye igihe cyo kuganira n'igihe cyo kunegosiya n'igihe cyo kuvuga ngo ndatsinzwe abantu benshi icyo kintu kirabananira ntago bazi ni hehe ndagarukiriza ndaguha urugero Mao Zedong mu Bushinwa arakubita biragorana ariko amaze gukubita uwari uyoboye acikira muri Taiwan yanga kujyayo donc yanga kumusangayo none yaramaze gufata Ubushinwa bwose kuko Taiwan arwanya imyaka 10 ataba nyine abirangije ariko yabashe kumenya ngo ifo stope hari abantu rero bavuga ati kuva mfite imbaraga rero papa nugukomeza nka hondagura mpaka bisaba ubwenge bwinshi kumenya it's not the time to fight, it's time to use other means, other ways. So biragorana rero kandi hari ubwenge bw'umwe ubwabwo butabuhagije kugira ngo bigende neza gusa ntabwo Burundi buzagumamo insecurity forever nkuko nariya muri Kenya nakubwiraga ubuyobozi buzaza bushyashya bwo bizagenda neza
bizagenda neza, ibintu bigenda bigaruka ku murongo, dore ko ibyabo bitaragera ahantu habi cyane, bizagenda neza. Kandi n'abarundi nabo uko byamera kose ntabwo bazaguma kuriya forever, ntabwo ariko bizaguma kuriya. Hari igihe kizagera nk'uko Imana yabibabwiye. Mu nzozi nabonaga hari umuhanuzi wari ufite izina rinini mu Burundi wabihanuye, ku rwego wenda abarundi bamwe batangiye kwifata nk'aho ari nk'imikino, kuko ntago agihari. Ni ibintu byahanuwe n'umuhanuzi utakibaho mu Burundi, utakihari, ariko yabihanuye ku buryo abarundi babizi. Rero ntago ibyo bintu byari amagambo n'amasigara cyicaro n'uvuga ngo byapfanye nawe. Uburundi buzatekana, Uburundi buzabona ubuyobozi bushyira ibintu ku murongo. Yego. Icyo bisaba ni kimwe, they have to be good at timing and waiting. Yes, they have to be good at timing and waiting. Icyo batagomba guhagarika no gusenga. Bagomba gusenga pe. Bagomba gusenga. Bagomba gusenga kuko Imana ifite umugambi mwiza kuri bo. Gusa ntabwo ari umugambi uzaca mu bintu byo guhubagurika cyangwa zahubuhubu. Oya, mu gihe gikwiye Imana izasoza icyo yavuganye nabo, kandi amahoro azaba mu banyagihugu, hamwe no gusenga. Umuntu azasobanukirwa ibyo ari byo. Ese niba umuntu atabisobanukirwa, ngombwa nuko abarundi basenga kandi bakamenya ko Imana ifite umugambi wo gusoza icyo yavuganye nabo. Ubwo sinzi wenda ni byanakunze kuvuga ngo sinishakira abanzi, abakunda dede sinzi icyo bari bukore, kunda ubuyobozi buriho sinzi icyo bari bukore, ariko nimba ari icyo bakora wenda nuko basenga bugashyira ibintu mu buryo, kuko ntago Imana ibureba neza. Reka mbyite gutyo, ntago Imana ibureba neza. Ntago Imana ibona ibyo bakora kari bisaho. Ntago Imana ibyo bakora n'ibyo bakorera abarundi, nuko abarundi babayeho, nuko bakaye babayeho, iyo babakorera neza, ntago Imana ibyishimiye. Ntago abarundi bakabaye bariho uko bariho uyu munsi, kandi ni isheke y'ubuyobozi, kandi ntago Imana ibyishimiye. Amakuru ntafite ni uvuga ngo ese basenga bagakosora bo ubwabo nkabo, ko naguye ko hari ibihugu ntajya nizeramo transition idapfuyemo abaturage, kandi sinshaka abaturage ko bapfa. Ate ni cost bura simba nshaka abaturage bapfa. Bivuze ngo hari impinduka ziri ahantu mu gihugu ndimo nkano mu Rwanda, kamwe ati we mutabaza upfuye nta muturage wapfa, nakemera ngapfa, ko n'ubundi nzapfa, I will die. Ariko 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 50,000, 100,000, 100,000 ngo ni impinduka ngo uzaza umutegetsi. Muri Afrika wabonye umutegetsi umwe atavaho hazo undi ukabona bijya gusa. None si ibyo is it worth it ko hapfa abantu 100,000 ngo gusa hahinduka amasura n'ubundi ari bukore bya bindi byari bisanzwe bihari, cyase bijya gusa nabyo? Iyo bigize ku baturage ndavuga no ibindi byaba ari kabaturage please. Icya kabiri, iyo abaturage inzara iba ari nabi, kandi ubundi atari uko igihugu ari ubutayo ngo uvuge ngo nta buryo bwari buhari, burya ntabwo ari byiza. Sinabwo ko nigeze kujya njya 2 mu cyumweru, guteka 2 mu cyumweru. Reba noneho nk'igihugu kigize abantu 5,000,000 bose bateka 2 mu cyumweru, byaba ari iki? Byaba bikoze gute? Byaba ari ikibazo gikomeye. Bibaye ku baturage 10, 50, 100 se, 500 se, nta kibazo. Erega na cya gihe uburi byurya wajya gufurira umuturanyi akagwira ati bafutaho urubanza ugenda uriye, ariko uzandi usanga n'umuturanyi nawe arakennye, nawe yaburaye, nawe yabwiriwe, nundi nawe nuko uva mu ntari imwe ujya mu yindi ugasanga nta. Mu byukuri sinshaka kugira ngo hagira abantekereza ngo abangaba si mbibombonamo, oya, ahubwo nuko Imana ifite umugambi kandi yabubatangaje igihe kirekire. Abari ku butegetsi byo ntiwababuza gupushinga nyine kugira ngo icyo gihe kitabasatira, ariko nta muntu ujya arwanya umugambi w'Imana.
nicyo kintu mu nzozi nabwiwe ngo mbwira abantu bayoboye i Burundi. Yego. Donc bazategurira imitima yabo ko rimwe na rimwe umuntu afite ubuyobozi bukava mu maboko ye bukajya mu yundi, kandi ibyo ntibigombera yuko iyo ari igihe ari igihe Imana yagennye ngo ibyo bibe urabireka bikaba. Simbabwiye ngo nibafata igihugu bakitange, ahubwo ndavuze ngo igihe cyabyo nikigera bazagira ubwenge bwo kurekura no kureka umugambi w'Imana we. Singiye kubabwira igihe nabo ubwabo bafite n'abanyapolitike n'abantu bafite inaribonye ryo kuzabona no kuzamenya ngo this is a time to go. Buriya reka tujye tubwizanya ukuri. Napoleon Bonaparte yaravuze ngo a leader has the right to be beaten but not the right to be surprised. A good general, umurwanyi mwiza amenya igihe cyo kwemera ko yatsinzwe intambara cyangwa se urugamba. Ariko buryo umuntu wese ukubwira ngo oya nese kutarwanya umugambi w'Imana ngo bikunde, uretse nawe niyo waba uri munini kurenza. Arasade igihugu bagifashe muri 13 ntago abantu bazicara ngo bemeze yuko Assad yarindwaga na local defense za nyine abantu bari kuri level ya local defense datisha façon no. Ariko yabaye umugabo wo kubona ngo ngewe wiyitaga cyase twitwa ngo famille yacu ni y'intare, harageze ngo mfate indege ngende, ibintu byahindutse kandi ntago nakitambikiye kuguhinduka. Abarundi mukeneye gusenga kugira ngo namwe bizace mu nzira ikoze nk'iriye. Aho abantu bari kutegetse bari bakavuga ngo dukurikije uko bihagaze nuko byubatse, ni igihe cyo kugira ngo turekure dukomezanye n'ubuyobozi bushya kandi bibe amahoro. Ibyo bihugu kandi baziga ikintu kimwe, iyo ubutegetsi buvuyeho hagiyeho ubundi, birashoboka yuko abategetsi bagoma mu gihugu aho ngaho nta upfuye nta ufunze nta ugize gute bagakomeza ubuzima bugakomeza. Muziga ibintu bimeze nka tolerance, kuko ibi bintu tubona tumeze nk'ibiri muri ADP mu Rwanda bimeze nk'ibiri no mu mitwe y'abayobozi bo muri East Africa. Nshobora gufata ubutegetsi we wari ubufite mbona waratwaye amafaranga miliyari y'amadolari, amafaranga menshi muri ibihugu byacu, ari kuri konte yawe hayakurekera famille yawe igatunganirwa nawe kandi ukayoboka ubuyobozi bushya bugiyeho. Ntago ari ngombwa ngo ntago ari ngombwa kubiba ikintu kimeze nko kumena amaraso, kwihererekanya na ry'ingoma. Niba binahari muri karande zacu no mu mateka yacu, dushobora guca uwo mugozi. Dushobora guca uwo mugozi. Kuko iyo abantu bazi ko ibyo biri bube, nabiyo bagiye kurekura ubutegetsi bashobora nabo kumena amaraso menshi, kuko bavuga bati natwe nituba turekuye haza ikizakurikiraho nakarambaraye. Ariko tuzi ko nk'urugero CNDD-FDD ijya kujya ku butegetsi ntago habanje kumeneka amaraso mu Barundi, donc birashoboka rero. Kandi abo ngabo bayirekura ubutegetsi babashe nyine kubona ko igihe cyo kurekura kigeze, bararekura. Bano nibige kurekura no gukomeza kubana ntacyo bitwaye. Yego. Ariko umuntu abazi ko ubutegetsi naburekura umwana we azajya muri nayine nyine, niyo umwana we yaba atakiri mu gihugu muzamuhiga, niyo yagiye n'amafaranga no ku makonti hose mukajya kuyablokesha. No, byanga bikunda umuntu aba yarayoboye igihugu ari cyo aba yarakoze. Ushobora rero kuvuga uti nimba ari ibyo yajyanye, ubwo reka dutangiye kuri zero dukore. Okay. Akanawe kandi akavuga ati okay, nari umuyobozi nari ministry ubu nacuruza. Nta uri bukunyiruka inyuma nga ya mafaranga. Mushobora kuvuga ngo reka dushyire konte zero. Ariko kubera ko abantu batizeye ko umuyobozi mushyuje azashyira konte zero, nabiyo bagiye kugenda baranza akavuga ati n'ubundi nanjye ndakumerera nabi cyangwa se kandi abategetsi sasa muri Afrika ko nakomeje kubwira
aza apotre ubwenge bw'abategetsi bo muri Afrika iyo abona agiye kujya hasi akabona ko kandi nyuma yaho ngaho inyuma he hadahari cyase azaba ari hameze nabi zarangira nka Samuel Edo n'abandi icyambere arica cyane cya kabiri ariko yemvovinga akanemplika abaturage yemvovinga akanemplika abaturage kandi ibyo bintu ni unacceptable. Icya kabiri abantu bagomba no kuzirikana ntago Imana ishobora gushyigikira ubutegetsi bwemvovinga abaturage mu bwicanyi. Ni ibiki ushaka gukora birimo kumena amaraso utakoresha donc inzego zawe n'igisirikare cyawe ku buryo ugomba kwemplikamo abaturage. None se ukumva yuko Imana irarenga aho hantu ikagushyigikira? Reka mubwire, Imana igira umutima wo kwihanganira ko intwara muheto zishobora kumena amaraso kuko niko kazi zikora. Bashaka gukora judgment yo kumena atayo zitakamenye, ariko at least ibyo ngibyo byakira nk'Imana kabana nabyo ko n'ubundi abantu bayo yaremye bajya bava mu isi n'ubundi ntago bazaba baha imyaka 500. Ariko iyo utangiye gufata abaturage ukabashyira muri situation agomba guhitamo kwica kuko nta yindi shuwa afite, ubwo butegetsi Imana ihita bugira gutya. Ubwo butegetsi Imana ihita bugira gutya. Ibi bireta bikujyana kuri William Ruto nubwo bitabaye grave, ariko tuzi neza ko ubwo Mike Baki yari yatsinzwe amatora na Odinga, ariko bakagira ukuntu geopolitikoma babigorofanya bakanabigobyora. Yego, hari abantu benshi bapfuye kandi icyatumye William Ruto bamujyana ISIS ntekereza yuko atari uko yimye igiturage amazi. Iyo rero abantu bajya basoma Bibiliya, kuko dushobora kuvuga Bibiliya, dushobora kubwiriza, dushobora gusimbuka, ariko tujye tunasoma Bibiliya. Mu byaha Imana yanga harimo ngo kumena amaraso atariho urubanza. Reba noneho ufasha abaturage bo ubwabo willingly batashaka kwica, ubashyize muri ambarado shwa yo kwisanga, the survival nuko yica. Ubwo butegetsi butanakuweho kuko ababurwanya badafite imbaraga, Imana iramanuka y'ubwayo ibukureho. Kuko nimba hari ikintu nge nabonye muri ubu buzima no mukorera Imana no mu mateka nasomye, yego, abayobozi ba Afrika ntabwo bajya basoma amateka arengeje imyaka 20 ishiyeho cyangwa 30. Asoma amateka y'imyaka 2000 ishize, oya kubaka hafi gutekereza katabizi. No, nose nk'urugero y'umuntu yigira igihangange aba yarabo nama empire yagiye ayobora isi, nta empire irenze imyaka 150. Ariko umuntu ashobora kukuba akazigira igihangange imyaka 300, ubwe ntago yayimara. Compromising abazamukurikira. That's Africa we live in. Yego, nyine nacyo kivango ubwenge nyine niyo mpamvu bwitwa ubwenge. Kuko ubwenge umuntu wese abazi ko bufite kugeza ageze muri situation complex akananirwa kubona igitekerezo n'umwanzuro ukwiye ko akaba yafata. Umwami yaragiye kwica nimbara abasiriya bari baje kumutera, Elisa aramubwira ubwo nta bwenge burimo. Undi atari ko niko bigenda iyo ufashe umwanzuro murangiza. Ndati nyine no people no marry, ariko nta bwenge bubirimo. Muri situation ufite bagaburire, bambike, ubaherekeze bitahire. None se ko busanzwe umuntu aherekanya ingabo n'izindi ntazo we baraguhereza, ariko biraza gutuma mwica komeza biganiro mu bana amahoro, intambara ziraba zishize. Ubwenge bujya butuma umuntu afata igitekerezo abandi babonaga kimeze nk'ubusazi akaba ari cyo ashyira mu bikorwa. So tutavuze ibintu byinshi rero abantu basenge donc abantu basengere Kenya, basengere Kenya n'ubuyobozi bwa Kenya ubwo nyine na William Ruto na administration ye. Basengere n'u Burundi. Ngiye kuko ninsengere Burundi ni iminsi 10 sinyirenza, nimba beshya ko ndi buyirenze ndaba bashutse.
ntigira ikimbwira numva gikwiye kukibwira abarundi nzaza nyibabwire. Yego. Nimba n'ibintu yambwiye atari byiza kubibwira abaturage nzicecekera. Nundi sinyu uzasoza umugambi w'Imana ku barundi. Ntago ari nge pe. Ntago ari ngewe. Mu buryo runaka. Ariko uko birashoboka byose. Yego. Ariko ikidashoboka ni kimwe. Kuba ubuyobozi butavaho ngo hagiyeho ubundi, ibyo ntibishoboka. Umugambi w'Imana bugomba kuvaho. Ariko kuvuga ngo ibyo mvuga ngo byose birashoboka. Bushobora kuvaho abarundi badapfuye, bushobora no kuvaho bapfuye. Igisigaye ni kubwa abarundi bo ubwabo guhitamo. Yego. Kuko nubundi iyo uvuyeho abarundi badapfuye byibuza uburundi bukomeza kubona neza. Okay, bushobora bukomeza kuba iwanyu. Ushobora kwesha gereza. Amafaranga wabashe gukura mu buyobozi ukayakoresha ucuruza cyangwa unahinga. Yego. Iyo n'abayobozi bajeho babaye bazima ariko da nkuko naguye ngo hari uhita yihutira gukasa abantu bose bari muri administration irangiye. None yanajya kubakasa agakasa karenza gukasa. Ariko iyo ugiye muri uwo mujyi wo kuvuga ngo n'igihe ubona yuko bitagishobotse ugiye kujya muri bwa buryo bwica abaturage. Nubundi iyo ari Imana yabitegetse nubundi ubutegetsi urabutakaza. Mu Rwanda dufite urugero. Igihe cyabyo cyageze rega wagira gute? Ni nk'umwana ngo ugiye gupfa ngo niyo umuhaye ni darapo. Nubundisha ibyo uri gushyiramo imbaraga byose birangira ahubwo ibyo wari buzabazwe wenda byari bube bike. Nkuko rikuvuga ngo ubundi muri Afrika twige kutabibaza. Pereka nkubwire. None ngiye bango ngiye fasha ubutegetsi ko nta nubwo nzigera mfasha. Ungisha inama wafasha ubutegetsi. Ukaba wawufashe nta maraso yamenetse. Perezida wari umurekera imitungo ye n'abana. Wimbwira ngo yayibonye ate? Bareke. Abaminisitiri bari bariho bareke. Bareke rwose. Mufatiraho byari bigeze. Ahubwo aho bishoboka. Mubiyegereze mabwira uti rero turabizi ko wagize gutya na gutya. Aya mafaranga tushatse gukura urabibona ko bishoboka ariko oya jya mu bucuruzi ushyikiriye iyi ngoma igiyeho n'ibindi. Wenda wazagira abo ukasa ukamukasa kuko ubona yashakaga kuguteza ibibazo. Ariko ubona ashaka kwiberaho nk'umuturage usanzwe mugakomeza. Cyangwa nejo haryo wazamukenera akayobora. Buriya muri politike nta mwanzi uhoraho. So abarundi rero musenge tutanabigira birebire. Mu bintu nateganya kuvugaho rwose ntago byari birimo pe. Ubwo nyine ubuhanuzi nateganya kuvugaho. Ntago byari birimo. Icya kabiri muri no minsi sinyingukunda gushaka ku ibintu byo mu mwuka simba nshaka kubikwishyira hanze cyane. Oya nshaka kwibera mutabazi w'ibitekerezo. Niyo mpamvu n'ibyo mu mwuka mbikubwira nk'igitekerezo. Icyo nacyo cyari igitekerezo. Ubwo nacyo nkavuga ngo nacyo cyari igitekerezo kugira ngo tudapfa ubusa ko muri opinion nasanze nta bihuha bibamo. Muri opinion wara opinion.